Turabashuje cyane abakurikiye ino channel yacu ya Iga Excel. Channel ibagezaho amasomo agendanye na Excel. Application iri ku rutonde rw'izikenewe ku isoko ry'umurimo muri iki gihe. Muri video y'ubushize twabasezeranyije ko video izakurikira tuzabasobanurira igice gisigaye kindi tutavuzeho cya interface page ya Excel. Uyu munsi rero nicyo gice tugiye kuvugaho. Iki gice kiri hasi ya ribbon. Muribuka ko ubushize twaganiriye kuri ribbon gusa. Uyu munsi tugiye gukomerezaho tuvuga kuri iki gice cyo hasi kindi kiriho utundi dukoresho tw'ingenzi dufasha umuntu igihe arimo gukoresha Excel. Reka duhere hano hejuru rero. Hano kuri uruhande rw'ibumoso munsi ya ribbon turahabona aka box. Buri uko ukritse kuri cell hajya mu izina rya cell muri ako ka box. Aka box rero kitwa name box. Ushobora kuza hano ukaneminga ino cell izina ushaka. Urabona? Ndetse ushobora no kuneminga range ushobora guselectinga amaseru menshi ukayaneminga mwo hano ukaneminga ukayita irindi zina ritarari amazina yazanye na Excel ashingiye kuri column na row. Iyi box rero tuzareba akamaro kayo neza igihe tuzaba dutangiye gukora ibintu bya automation na macro. Tuzareba ikiza cyo kuneminga amaseru cyangwa se amarange. Ibyo tuzabireba, reka tube turetse kubivugaho muri aka kanya. Ubwo rero turayimenye ni name box. Ikurikiyeho rero uyu murongo ukurikiyeho murabona kuriho button ya X na enter na function. Ahangaha ni igihe dushaka insertinga function. Iyi button ya FX yitwa insert function. Ni igihe ushaka insertinga function. Uvuga ngo uyikritseho ahita hafunguka iyi formula builder. Ino box irimo amaformule. Ugahitamwo formule ushaka gukoresha. Hariya muri cell twahise murabona kwita yishyiramo. Iyi button yitwa insert function button. Noneho ahangaha harimo kasa ni muri formula bar. Impamvu bahita muri formula bar, dushobora kuza hano muri cell hakaba harimo formule yo guteranya ibintu biri muri ayo ma cells abiri. Urabona ko nta kintu kirimo iduhaye nyine igisubizo ko ari 0. Rero hano uri kubireba gutya ntabwo wamenya ko 0 ari formule cyangwa se yanditsemo bisanzwe. Icyo gihe iyo uyikritseho uhita ubona hejuru muri formula bar ho bakwereka formule iri muri iyo Excel. Iyo ntayirimo naho ishyiramwo namba, ariko iyo harimo formule ikwereka formule. Mu gihe muri cell uba ubona results. Muri cell tuba turimo kureba ibisubizo, ariko hano bakatwereka formula yatumye tugera kuri ibyo bisubizo. Okay, formula bar nayo turayimenya. Noneho tuze hano ku mitwe y'imirongo ihagaze n'itambitse. Nuvuga ngo rero amakolamuzi afite amazina agendanye n'inyuguti A B C D E F G gukomeza. Iyo inyuguti zishizeyo irongera igatangira koloni kayita A B A C A D A E A F A E G n'ibindi. Iyo zishize izi ebyiri ifata izindi bikaba 3 gutyo. So noneho amarows yo arangwa n'imibare 1 2 3 gukomeza. Noneho bigahita bituma cell yitwa izina rimwe irikuye kuri column irindi karikura kuri row. Ubwo aho bihuriye bita biba B1 n'urugero. Urabona hano turi muri B1 kubera ko turi muri colonne ya B muri row ya mbere. Birumvikanye hano. Tubonye amarows n'ama columns. Noneho hano hasi turahabona sheet tab. Iyi ni sheet tab. Nuvuga ngo iyi sheet niyo turimo gukoreramo, ariko dushobora kongeraho n'indi sheet ya kabiri mu gihe dukeneye tuyikeneye, ndetse n'iya gatatu. Gukomeza dushobora kwadinga amashit menshi muri workbook imwe. Nuvuga ngo iyi sheet ushobora kuyikoreramo ibyayo ukagira ibindi bintu ukenera udashaka kuvanga n'ibyo wakoreragamo hano ukabikorera mu yindi sheet ya kabiri. Katuvuge hano ushobora gushyiramo raporo y'ukwezi kumwe, hano ugashyiramo raporo y'ukundi kwezi, bikaba January, February, March gukomeza. Ubwo n'urugero. Iyi rero ni sheet tab. Aka kamenyetso ka plus tukita new sheet button kubera ko niko gatuma twongeramo sheet. Iyo ugakritseho sheet ihita yiyongeraho. Hano ku ruhande hari utundi tuntu tw'udu button twitwa sheet selector buttons. Hari igihe ushobora kwadinga amashiti menshi akarenga uyu murongo utambitse akagera aho utareba. Icyo gihe iyo bibayeho turiya tu button nitwo tukujyana ku yandi mashiti utarimo kubona. Urabona ko twafungutse none. Nitwo tugenda tukwerekeza ku mashiti utarimo kubona.
aha hasi rero hari indi bar twita status bar. Status bar iriho hano ku ruhande ahantu handitse ijambo ready, in ready mode. Bivuze nyine ko sheet iri ready gukoreshwa, you know. Akamenyetso kagaragaza niba harimwo macro n'ibindi twavuze tuzareba imbere biri mu masomo ahanitse. Hanyuma hakahitaza accessibility, you know. Muri accessibility turabona hagufungurira box hano ku ruhande ushobora ku accessinga ya mashiti yose none akaza ari ku murongo, ukaba waya accessingira hano cyangwa se ukaya accessingira hano hasi. Ariko urabona ko iyi box itikorohereza mu gihe hano hasi byagusabaga kugenda ukanda button kugira ngo scrolling uyagereho. Hano hirya rero haraza icyo bita normal mode, ariyo tuba turi gukoreramwo, cyangwa se hakaza page layout ikaba yabigabanya mu page. Hano hakaza page break preview, you know. Kubera nta kintu cyanditsemwo ntago ibikase mu page ngo tubibone, ariko ubushize twarayibonye turimo gusobanura ku ribbon tabs. Noneho hano haza zoom option. Iyi ni ya zoom, igihe ushaka kuzoominga sheet, zooming in or out. Urabona hano turi kuzoominga in, kiri kuza kitwegera kiba kinini. Hano twazoominga out tukagenda tuba dutoya. Aha ni muri zoom rero. Ibyiza nuko ushyira mu 100% hano hagati no hagati. Okay, ndibwira button zindi z'ingenzi tuzibonye. Iki twakongeraho na aya scroll button. Aya scroll button nayo ushobora guscrolling utambika cyangwa se uhagaritse. Ubu ngubu uvuga ngo harimo amadata menshi amanuka kagera hasi. Izi scroll nizo twakoresha kugira ngo tugereyo, cyangwa se tugakoresha scroll yo kuri mouse. Okay, ibikoresho bigaragara kuri interface page ya Excel ndumva byose tubibonye. Igisigaye ni ukuzabona uko bikoreshwa mu masomo ayandi ari imbere. Okay, mbere yuko nsoza reka mbanze mbabwire mu ncamake amasomo tuzibandaho muri uru rugendo rwo kwiga Excel. Tuzareba uburyo binjiza amakuru muri Excel, uko bayasukura, uko bayasesengura n'uburyo bayamurikira abandi. Tuzareba uburyo bwisumbuyeho bwo gusesengura amakuru menshi, uko akusanywa avuye ku zindi mbuga n'ibindi. Turebe amaformula atandukanye adufasha kubara imibare igaragara mu isesengura amakuru rishingiye ku mibare ifatika. Ndetse tuzanareba uko baprograma muri Excel, macro and VBA application. Icyo gihe rwose Excel tuzaba tuyifashe umutwe, igihimba, amaboko n'amaguru, ntawe izaducikira. Ngaho rero mugira ibihe byiza naho muri video z'ubutaha.